Itangazo rya NESA. Iri ni itangazo NESA imaze gutangaza cyangwa se imaze gushyira hanze aka kanya, rireba abanyeshuri, abarezi ndetse n'abadiregiteri b'ibigo by'umwihariko muri rusange. Ni itangazo rero NESA yakoze inama yiga ku ngingo z'ingenzi ebyiri ndetse turi buze kubabwira muri iri tangazo. Ni ibijyanye n'igihe abanyeshuri bazatangira egizami ndetse n'igihe abanyeshuri bazatangira ubwo bazaba bafunze amashuri igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka 2025 ndetse n'izindi ngingo zigiye zitandukanye turi buze kuganira muri iri tangazo NESA yatangaje by'umwihariko rireba abanyeshuri, abadiregiteri ndetse n'abarimu. By'umwihariko nabwo ishishikariza ababyeyi b'abanyeshuri cyangwa se b'abana kuba maso kugira ngo egizamini zizabashe kuzitsinda, kandi ni egizamini zoroshye nk'uko NESA imaze igihe ibitangaza. Rero nagusabye rero kugira ngo ugume kuri iyi channel yacu ya Eagles TV Show kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi. Kugira ngo nk'uko mwabyumvise, reka tujye ku ngingo ya mbere irebana n'itegurwa rya egizamini cyangwa se ikizamini cy'igihembwe cya mbere. NESA rero mu itangazo yatangaje yibandaga no ku mwarimu cyangwa se ku itegurwa rya egizamini. Ngira ngo murabizi iki gihembwe cya mbere ni abarimu bategura egizamini cyangwa se ikigo nicyo cyitegurira egizamini. Rero mu nama NESA yakoraga yaganiriye ku barezi b'abanyeshuri nyine bategura zino egizamini z'igihembwe cya mbere, kuko aribo nyine bajya bategura zino egizamini, ariko inabatashishikariza cyangwa se ibamenyesha ko bagomba kugera ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 baramaje kurometa egizamini bateguye ndetse bazigejeje ku badosi b'ibigo kugira ngo babashe kumenya ko egizamini aho ziri zitekanye kandi zimeze neza. By'umwihariko ibibusa ko abarimu bose bagomba gutegura egizamini nk'uko NESA yabipanze cyangwa se yabibigisha cyangwa se yabimenyesheje, kugira ngo ibintu hatazagira ikosa na rimwe ribaho mu itegurwa ry'iki kizamini cya 2025-2026. NESA rero ikomeza ishishikariza bano barezi nyine kuba barangije kurometa zino egizamini, bitewe n'uko ngo hari igihe abana bashobora kubona zino egizamini cyangwa se n'igihe abarimu rimwe na rimwe hari igihe bashobora kuba bagenda cyangwa se bakopeza nk'umwe mu banyeshuri akaba yasakaza ibijyanye na egizamini cyangwa se n'itegurwa rya egizamini, bitewe n'igihe abanyeshuri nyine bazakorera. Urumva ko ari ku itariki nyine runaka tubuze kubabwira mw'iri tangazo NESA naryo yamaje gushira hanze. Iyo yari ingingo ya mbere rero NESA yamutangaje cyangwa se baganiriye ku ngingo y'umwarimu ukuntu nyine agomba kugera ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 yaramaje gutanga egizamini ku badosi b'ibigo, kugira ngo egizamini ngo zibe zifite umutekano kandi ziri safe, kugira ngo nta kizazihungabanya ahantu ziri cyangwa se aho baba bazitanze. Mu ngingo ya kabiri rongera nk'uko twabibabwiye, tugiye kurebera hamwe nyine n'ibijyanye n'igihe egizamini zizatangira z'abanyeshuri muri uyu mwaka wa 2025 by'umwihariko mu gihembwe cya mbere nyine cyitegurwa rya egizamini, igihe itariki cyangwa se NESA yatangaje egizamini zigomba gutangirira. NESA rero yatangaje imenyesha abanyarwanda bose, abanyeshuri by'umwihariko ndetse n'abarezi, abadiregiteri n'ababyeyi b'abanyeshuri ko cyangwa se umuntu wari we wese waba uri kumva rino tangazo, biragusaba nyine nawe niba ufite umwana cyangwa se umunyeshuri kumva iri tangazo kugira ngo nawe ubashe kubimugezaho cyangwa se ubashe kumenyesha iri tangazo. Ingingo ya kabiri rero NESA yaganiriyeho ni ingingo irebana n'itariki abanyeshuri bazatangira egizami. Izo tariki rero nta zindi yamaje kuzitangaza, ni itariki ya mbere z'ukwa 12 muri uyu mwaka 2025 nibwo egizamini z'abanyeshuri zizatangira. Bibusa ko izi ni za egizamini zitegurwa nyine n'ikigo by'umwihariko muri rusange, nk'uko mubizi ko igihembwe cya kabiri gitegurwa n'akarere, ku gihembwe cya gatatu bagategurwa ku rwego rw'igihugu ari rwo NESA. Rero muri iki gihembwe cya mbere bateguriwe n'abarimu, ariko NESA ishishikariza abarimu by'umwihariko gutegura egizamini nk'uko NESA bitangaje cyangwa se nk'uko yamenyesheje abarimu. Ngira ngo murabizi ko NESA yahinduye imitegurire cyangwa se imibarize ku bijyanye na egizamini z'abanyeshuri cyangwa se uko abanyeshuri bakora egizamini, by'umwihariko ku bijyanye n'amasection cyangwa se uko abanyeshuri basanzwe bakora. NESA rero yashishikarije abarimu cyangwa se abamenyesheje ko bagomba gutegura egizamini ifite section ebyiri, ifite A ndetse na B, ikamenyesha ko bagomba gutegura muri section A egizamini cyangwa se amanota. Section A ikagomba kuzaba ifite amanota 70%, kandi iyo section A ikaba igizwe na multiple choice, ikaba igizwemo no gucuzinga, ikaba igizwemo true or false aribyo bita guhitamo, ikaba inagizemo na feeling kuzuza, ikaba igize na match, bimwe bijyanye no guhuza. Nibyo rero yagomezaga ishishikariza abarimu ndetse inababwira ko bagomba gukurikiza izo gahunda zose nk'uko yazibabwiye, ndetse inabashishikariza ko mu gihembwe muri section B
hagomba kuvamo ayo manota 30 asigaye kugira ngo yuzure amanota 100. Ayo manota 30 rero akazaboneka gute? Ni kwa kundi abanyeshuri bakora examini bagahitamwo ibibazo bingahe nka bitatu cyangwa se ibibazo 4 cyangwa se ibibazo 2 bakora bihwanye n'amanota 30. Ubwo niho bazasanga ayo manota 30 agahura na 70 bikava ku manu bigahita biba amanota 100. Nesa rero ikabwira abarezi cyangwa se igashishikariza nyine n'abadirecteri b'ibigo by'umwihariko n'abadosi babashinzwe amasomo mu kigo, ibabwira ko iyo ngingo cyangwa se iyo ngingo yatanze nyine bagomba kuyubahiriza neza kandi nta kihindutse kandi nta n'ikintu nyine bahinduyeho nk'uko yabipanze. Akaba ariko abanyeshuri bagomba gukora examini kugira ngo bibafashe by'umwihariko mu mitsindire yabo cyangwa se mu mizamukire yabo nyine mu bijyanye no gutsinda mu manota. Ngira ngo murabizi ko ngo Nesa yavuze ko abanyeshuri bari batsinzwe nyine examini za leta nyine bari bagiye gusubira nyine mu mashuri yabo nyine, cyangwa se abatsinzwe bakarata diplome bakabura diplome cyangwa bakabura amanota bajyana mu bindi bigo bagiye gusibira. Ibyo Nesa rero yavuze ko ibyo ishaka ko bigabanuka by'umwihariko abanyeshuri bakajya babona ubushobozi bwo gutsinda bose, nta munyeshuri usibye cyangwa se agende ngo asibire ku kigo nyine arasanzwe avaho by'umwihariko. Iyo ni nayo mpamvu rero yamenyekanishije ibwira abarezi ko bagomba gukurikiza izi ngingo yababwiye cyangwa se yaganiriyeho by'umwihariko muri rusange. Iyo yari ingingo ya kabiri Nesa yaganiriye muri iyi nama yacu cyangwa se muri iyi nama bamaje gutangaza. Ariko mbere ko tujye ku ngingo ya gatatu, ndagusabye ni muri kubona rugamije kuri channel yacu ya Eagles TV Show kora subscribe ukanda inzogera kugira ujye ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi 5 kuri 5 kugira ngo ujye ukomeza kubona izo video mu bambere. Kandi iyi video niba ikunze ntibagiwe kuyisharinga ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kumenya aya makuru cyangwa se iri tangazo Nesa ibashije gutangaza rireba abanyeshuri by'umwihariko n'abadirecteri cyangwa se n'abarimu kugira ngo nabo babashe kumenya kuri aya makuru. Mu ngingo ya gatatu rero twavuze turi buze kuganiraho cyangwa se Nesa yaganiraho by'umwihariko ni igihe abanyeshuri bazatahira cyangwa se amatariki abanyeshuri bazaba baviriye mu bigo byabo nyine bafunze muri iki gihembwe cya 2025 bafunze igihembwe cya mbere. Izo tariki rero Nesa yamaje kuzigaho ndetse yamaje no kuzishiraho umukono. Bavuga ko abanyeshuri bagomba kuzafunga iki gihembwe cya 2025 ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka nyine wa 2025. Nicyo gihe abanyeshuri bagomba kuba bafungiye, ndetse banatangaza ko igihe bazagarukira nyine ku gihe cy'amashuri cyangwa se umwaka w'igihembwe cya kabiri nyine mu mwaka wa 2026 nta gitariki barazitangaza cyangwa se barazishira hanze kugira ngo abanyeshuri babashe kumenya igihe bazaba basubira ku mashuri. Gusa Nesa yavuze ko bazongera nyine bakaganira bakamenyesha abanyeshuri, abadirecteri ndetse n'abarezi n'ababyeyi by'umwihariko kuko nabo bafite uruhare runini cyane mu myigire y'abanyeshuri nyine, ko igihe bazongera nyine gutangaza itangazo bazabashiramo n'igihe abanyeshuri bagomba gusubira mu ishuri cyangwa se bagomba gufungurira igihembwe cya kabiri. Ndetse icyo gihembwe kizanategurwa n'akarere aribyo bita nyine seperi nyine examini itegurwa n'akarere. Muzi ko nyine bategurwa mu gihembwe cya gatatu bagategurwa nyine na Nesa by'umwihariko ariyo iba yagizemo uruhare mu gutegura izi examini. Imenyesha rero cyangwa se ikongera igashishikariza abana cyangwa se ababyeyi babo cyangwa se n'abadirecteri kugira ngo babe maso mu gihe abanyeshuri bazaba bafunze batashye, bakajya bakamenya neza ko buri mwana yashitse iwabo amahoro nta kigize nyine nta bintu ahuye nabyo nyine bimuhungabanya mu nzira cyangwa se akaba yabasha no guhura n'ibindi bintu bitari byiza. Rero bashishikariza abana babo kuva abana b'abanyeshuri baba bafashe amabulete cyangwa se indangamanota zabo gushika berekana nyine cyangwa se bahereza ababyeyi babo amanota kugira ngo babashe kureba koko nimba iki gihembwe barakoze cyangwa baragaragaje nyine umusaruro nk'uko biba biteganywa nyine. Nesa inabishishikariza cyangwa se imenyesha abanyeshuri by'umwihariko biga muri za TVET ko ifatizo manota ryabo nyine ku munyeshuri wundi uba watsinze cyangwa se wagaragaje ko yatsinze ari amanota 70% kuri bulete. Ari nayo mpamvu ababyeyi rero bagomba kujya bahita bareba amanota y'abana babo kugira babashe kumenya nimba batsinze koko cyangwa se batatsinze nyine, kugira ngo babashe no kubaha impanuro mu gihembwe cya kabiri bazaze nyine bafite impanuro ndetse banazi n'icyo baje gukora by'umwihariko. Inabwira ababyeyi babo by'umwihariko ngo Nesa ngo yakoze ubushakashatsi ireba ko isanga mu cyaro ngibona ko hari igihe abana bava ku ishuri bamara kuva ku ishuri aho kugira nyine ngo basubire mu masomo byibuze ugasanga batangiye kujya mu yindi mirimo itandukanye nyine n'ibijyanye n'iby'amashuri. Gusa ariko nyine ivuga ko bagomba kujya bafasha ababyeyi akanya gato baba babonye nyine, ariko bagafita n'akandi kanya ko gusubira mu masomo yabo kugira ngo bizabashe kugenda neza kandi bazabashe gutsinda
by'umwihariko. Iryo rero ryari itangazo NESA yari yatangaje rireba abanyeshuri, abarimu, abadiregiteri ndetse n'ababyeyi by'umwihariko muri rusange b'abanyeshuri. Turabashimye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze ntibibagirwe gukora like, utere comment nawe uko ubyumva, ndetse nimba hari icyo nyine hari inyunganizi nyine waba ufite utwandikiye muri comment, uyitubwire iyo nyunganizi cyangwa se igitekerezo, kugira ngo ubutaha tuzabashe nyine kubibagezaho neza amakuru yizewe cyane cyane. Ariko nimba uri kubona ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Eagles TV Show, ndakwinginze kula subscribe, wibuke gufungura inzogera kugira ujye ukomeza kubona n'izindi video zacu tubagezaho umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Ni Eagles TV, turabakunda.